kera kabaye Immaculée ukuntu yangaga Nyambo ndetse na mama we akanga umuntu wese waba akomoka no mu muryango wabo, nubwo nta n'umuntu n'undi ukomoka mu muryango wabo usibye mama Nyambo ndetse na Nyambo. Turabizi neza ko ari we mwana w'ikinege wenyine agira, ariko rero bitewe n'ukuntu Immaculée yabangaga mwarabibonye neza ko yanze no kwita kuri mama wa Nyambo. Ariko ngira ngo ubu ngubu murabona ko ibintu byongeye kuba byaba neza, aho Immaculée yongeye kuba yaba inshuti ya mama Nyambo ndetse na Nyambo, nyuma y'uko amaze kuba yavumbura ko Nyambo ari mushiki wa Samu. Ibi ngibi rero murabona ko byakomeje kugenda biba neza. Ahangaho byatangiriye byari byatangiye Immaculée ajya gusaba imbabazi Nyambo. Nyambo rero nawe ntabwo yamubereye umwana mubi, yahise azimuha. Ngira ngo mwabonye ko byari ibintu byiza cyane, kandi murabona ko Immaculée ubundi atari umwana mubi, karuko nawe ibyabimuteye kugira ngo abashe kuba yagiye gukubitisha Nyambo byatewe nuko yarwaniriraga musaza we kandi ari we wenyine yari afite. Ahangaha rero yari arimo kuba yasaba imbabazi mama Nyambo, ari kumubwira ati rwose mama Nyambo, biriya bintu nubwo nabikoze ariko nawe wanyumva, nawe ufite musaza wawe ukumva ngo umuntu yamukoreye ibintu, ukabona amukoreye ibintu bwa mbere bibi n'ubwa kabiri, nawe ntago wabasha kuba wabyihanganira. Ariko ahangaha icyo dushimye nuko abashije kuba yasaba imbabazi ndetse abikuye ku mutima. Hano murabibona neza ukuntu abivugaga ndetse afite n'agahinda kenshi, anababaye cyane, ngira ngo mwabibonaga mwese. Reka nkusabe ugeze hano bwa mbere ukande subscribe ndetse ugene muri comment udusangize igitekerezo cyawe, utubwire uko utekereza ibi bintu biruze kuba byagenda. Ese ko tubona ko ubu ngubu umuryango wongeye kuba wahura, hano murabibona neza ukuntu bahoberanaga amaze kuba yasaba imbabazi mama Nyambo. Murabona ko rwose ubu ngubu Immaculée agiye gukomeza kwita kuri mama Nyambo, ni nyuma y'uko yari amaze igihe atanagera mu cyumba arwariyemo bitewe n'urwango yari amufitiye we n'umukobwa we Nyambo. Ariko ahangaha murabona ko noneho yahise yishinja icyaha ndetse yasabye imbabazi Nyambo, nawe akaba yamubabariye, akaba aje no gusaba imbabazi mama we, nawe akaba yamubabariye. Ibintu murabona ko bimeze neza cyane. Ku rundi ruhande mwabibonye ko ubwo Samu yari arimo kuganiriza Morgan ukuntu yari yibereye muri siporo, umuntu agiye kuba yamugonga. Hano natwe turi gutekereza ko Morgan ibintu byaba bigiye kuba byamukomerera, kuko mwabibonye ko yahise agira ubwoba cyane bitewe n'amagambo Samu yaramubwiye ati umuntu wakoze ibi bintu uko uhora ngendaho nindamuka mufashe nzahita mwica ako kanya. Mwabibonye kandi ko Samu yabivuganye ubukana, yabivuganye amagambo akomeye cyane ndetse arakaye. Ese ibi bintu muratekereza bizabasha kuba byaherera hehe, bizarangirira hehe guys? Reka basabe kugira ngo mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire uko mutekereza bizaba byagenda ndetse naho mubona biri buze kuba byaherera, maze dukomeze kugenda turyoherwa na filime yacu mwene data, filime dukunda turi benshi. Reka rero mbashimire mwebwe mukomeje kubana natwe muri kiganiro, mbabwira ngo ciao ciao, ndabakunda cyane, naho ubutaha duhurire mu yindi episode ikurikira.